Urakoze cyane afande. Afande reka kuba ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Ntago turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande ntago turi mu kurwanya itegeko. Ntago turi mu kurwanya itegeko witubekera dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Afande tuguhamagaye kugira ngo tuganire itegeko ahubwo nimwebwe muri mu kuryica. Itegeko ibyapa bya 60 ni naryo twababwiye. Afande reka afande witubekera reka twumvikane. Yes nibyo tubabwira. Wampaye umwanya kwibyo uvuze ari byo navuze. Niba utangiye ikiganiro ntuyigisha abaturage itegeko ariko afande urashije kuyobya abaturage wewe wakwishinje kubwira abantu ko batagomba kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali. Wikururiye umukobwa uzi ngo wazanye ikizungereza ubonye umugore muzima w'umutima naho uzanye umujuro wo gutwara imitungo. Imyaka 5 urega umuntu ufite intego yayishinyiriza ko dufata credit muri banki y'imyaka 10 tukayishyura. None wananirwa gushinyiriza ngo uzagabane n'umuntu etaje 3. Ntangiriro Kenesi yaramaze imyaka akora mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda no hanze yarwo. Yigeze gukorera Contact FM, Radio Dis ndetse yewe n'ibindi. Nyuma yo kubona ko mu Rwanda rero hakenewe ibitangazamakuru byigenga bifite umwihariko mu guhuza urubyiruko, politiki n'umuco n'imyidagaduro, yafashe icyemezo cyo gushinga radio na televiziyo bye. Radio 1 yatangiye gukora mu myaka ya 2012 nk'umuyoboro wibanda ku makuru yizewe, ibiganiro bifunguye ndetse yewe n'imyidagaduro. Hashize igihe gito Kenesi yungamo na TV 1 itangira kwerekana ibiganiro by'amajwi n'amashusho bikora nk'urwego rwuzuzanya na Radio 1. Kenesi yashakaga gushyiraho ikinyamakuru gifite ijambo mu buzima bwa politike, ubukungu n'imyidagaduro mu Rwanda. Yari afite intego yo guha ijambo urubyiruko n'abasanzwe badafite uburyo bwo kumvikana mu bitangazamakuru bikomeye. Byari rero no mu buryo bwo guteza imbere ubucuruzi bwe mu bitangazamakuru kuko Radio na TV 1 byaje guhinduka nk'urubuga rukomeye rwo kwamamaza. Mu gihugu cy'u Rwanda itangazamakuru ririmo gukura ku muvuduko ushimishije. Hari amazina y'abanyamakuru atazibagirana kubera uruhare bagize mu guhindura imibereho y'abaturage no kuvugira batishoboye. Muri ayo mazina hazamo na Mutesi Scovia, umugore w'intwari wigaruriye imitima y'abanyarwanda benshi binyuze mu buvugizi bukomeye akora, ubunyamwuga budasanzwe no kugira umutima uharanira ukuri. Uyu yinjiye mu itangazamakuru akora kuri radio yitwa Flash FM, yemeza kuba umuvugizi w'abaturage binyuze mu biganiro yakoraga. Mu kiganiro The Real Talk yakoreraga kuri BNB Kigali cyongeye itafari rikomeye ku mwuga we ndetse yewe abandi ikimenyetso cy'ukuri nubwo benshi babimuhora bakamwita amazina musebya. Kakoza Nkuriza Charles na Mutesi Scovia ni bamwe mu banyamakuru bakomeye mu Rwanda ariko bageze ku bintu bitandukanye mu nzego z'itangazamakuru n'ishoramari muri rusange. Icyo bose bahuriyeho nuko umwe ari umunyamakuru w'inararibonye ari we Kenesi, umuhanzi akaba yewe n'umushoramari ukomeye. Mu gihe Mutesi Scovia we ari umunyamakuru wibanda cyane ku bibazo by'uburinganire, uburenganzira bw'abagore n'ubusesenguzi muri politike. Ahandi ukubwira aba banyamakuru nyine batajya batinya no guhangana n'abayobozi mu gihe bumva ko bo bari mu kuri, ubuvugizi ku baturage n'ibindi byinshi bitandukanye. Ndakubwira ko Kenesi yashinze kandi akaba n'umuyobozi wa Radio 1 na TV 1. Ni nawe washinze ikipe y'umupira w'amaguru ya Gasogi United. Mu gihe Mutesi Scovia we ari umuyobozi w'ikinyamakuru Mama Rwa Gasabo, akaba na nyiri iyo televiziyo nyine yitwa Mama Rwa Gasabo TV. Mutesi Scovia kandi nakubwira ko mu mpera za 2024 yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission RMC. Mu gihe Kenesi azwi kuvugira kuri radio ye mu kiganiro Rirarashe, akunda gutanga ibitekerezo bitinyitse mu mupira w'amaguru n'ubuzima bw'igihugu muri rusange. Mu by'ukuri hagati y'aba banyamakuru bombi nta bahanga rwose, ibyo ntawe bishidikanyaho, ariko se nyine n'indurenze ni bantu ki muri rusange. Mu rwego rw'ishoramari n'ubwamamare mu bantu benshi Kenesi rwose ari imbere n'ibitangazamakuru bye bwite n'ikipe y'umupira w'amaguru niko bamuzi babivuga. Mu gihe mu rwego rw'imiyoborere n'ubukungu bw'umwuga w'itangazamakuru Scovia Mutesi ari imbere kuko ubu ari uyoboye urwego rw'igenzura rw'abanyamakuru bose bo mu Rwanda ndetse yewe akaba ayoboye mu banyamakuru ayoboye n'uyu Kenesi akababamo. Ariko se nyine bombi ni bantu ki muri rusange, bakoze ibidasanzwe ibyo turabizi. Ariko se nyine niki cyabamaze ubwoba ku buryo batajya batinya kuvuga ku muyobozi wese bumva atari mu murongo mwiza igihugu kimushakamo.
urakoze cyane afande. Reka tubane mu kiganiro cyacu cya none ntibisanzwe twitwa Kigali Post. Ntabwo turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande ntabwo turi mu kurwanya itegeko. Ntabwo turi mu kurwanya itegeko witubeshyira dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Afande tuguhamagaye kugira ngo tuganire itegeko ahubwo ni mwebwe muri mu kuryica. Itegeko ibyapa bya 60 ni naryo twababwiye. Radio 1 na TV 1 byamenyekanye cyane kubera ibiganiro bikora ku buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda, kuganira ku bibazo bitavugwa cyane ndetse no guha umwanya urubyiruko n'abahanzi. Kenisi ubwe rero akunze kuba umuyobozi ariko nyine akanakora nk'umushyushyarugamba presenter mu biganiro bimwe na bimwe binyura kuri Radio na TV 1 mu isura yihariye. Kenisi ni umugabo wubatse izina mu itangazamakuru, ubucuruzi na siporo mu Rwanda. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Kakozankweriza Charles uzwi cyane nka Kenisi. Uyu yavukiye mu Rwanda mu myaka y'1980. Avuga ko yakuriye mu buzima bworoheje ariko nyine afite inzozi zikomeye zo guhindura ubuzima bwe n'ubw'abandi. Ko imyaka yagiye ishira yagaragaje impano ye yo kuvugira mu ruhame no kwitwara mu bitangazamakuru. Ibintu byamufashije kwinjira mu rugendo rwamugize uwo ari we uyu munsi. Kenisi yatangiye kumenyekana mu itangazamakuru mu ntangiriro z'2000 ubwo yakoraga kuri Contact FM, aho yagaragaje uburyo ashobora guhuza uburyo bwo gusetsa, gusobanura amakuru no kuganiriza abantu ku buryo bushimishije. Yakundwaga cyane kubera uburyo bwe bwo kuvuga buhinduye imitekerereze y'abatari bake. Yarazi guhuza inkuru ziremereye n'ibisekeje bigatuma bamwumva batamuhaga. Ibi byatumye Kenisi rero akora mu buhanga n'icyizere, atangira no gutekereza ku kuba umushoramari mu itangazamakuru aho gukomeza kuba umukozi gusa. Uretse itangazamakuru, Kenisi yinjiye mu bikorwa by'ubucuruzi. Yashoye mu bucuruzi butandukanye burimo ibikorwa by'ubwubatsi, ubucuruzi bw'imyenda n'ibikoresho, ndetse yewe ashora no muri siporo binyuze mu ikipe ya Gasogi. Ibi byose byamufashije gucengera mu nzego zitandukanye z'ubukungu bw'igihugu bikamwongerera izina n'icyubahiro. Mu mwaka w'2016 Kenisi yatangaje ikipe ya Gasogi United itangirira mu cyiciro cya kabiri. Yagaragaje uburyo umupira w'amaguru ushobora kuba umuyoboro wo guteza imbere urubyiruko. Yakoresheje uburyo budasanzwe bwo kwamamaza harimo amagambo akurura abantu nk'ikipe ya Gasogi y'inyembaraga atari ikipe y'inyabwoba urubambyingwe. Mu gihe gito Gasogi United yageze mu cyiciro cya mbere, ikaba imaze no kuba imwe mu makipe akomeye hano mu Rwanda. Kenisi afatwa nk'umuntu uvuga ibyo atekereza adaca ku ruhande. Hari abamukunda cyane kubera ukuri kwe ndetse yewe no kudatinya kuvuga, ariko nanone hari abamunenga kubera ko rimwe na rimwe ajya avuga cyane. Abamushyigikiye rero bavuga ko ari intwari yitangiye guteza imbere itangazamakuru n'imyidagaduro mu Rwanda. Abamunengaho bakavuga ko uburyo bwe bwo kuvuga rimwe na rimwe bushobora guteza impaka muri rubanda. Ibi byose rero bimugira umuntu udasanzwe, uvugisha ukuri kandi uzi gucengera mu mitima y'abakunzi be. Kenisi yatanze urugero ko bishoboka gutangira ikigo cy'itangazamakuru kigakura ku kigero cyo ku rwego rwo guhangana n'ibindi bitangazamakuru bikomeye. Yafashije kuzamura abanyamakuru benshi bari batangiye uru rugendo. Yerekanye ko umushoramari ashobora gukoresha itangazamakuru mu buryo bwiza bwo guhindura imitekerereze y'abantu. Kenisi avuga ko intego ye ari ukongera imbaraga mu bikorwa bye, kwagura TV na Radio 1 no gukomeza guteza imbere ikipe ya Gasogi ku rwego mpuzamahanga. Avuga ko yifuza kuzasiga asize umurage w'ibikorwa bifasha urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Ubundi umunsi mpuzamahanga w'umugore umariye iki abanyagihugu? Umukobwa araho ni mwiza, yarakarabye, yarisize aracya, ukajya wicara iwawe utegereje umugabo ufite amafaranga, uri inka ku buryo bagomba kukorora ngo bazakugure menshi. Mutesi Scovia, inyandiko zimwe na zimwe zandika amateka zigaragaza ko yavukiye muri Uganda mu mwaka w'1986. Ababyeyi be bari bahungiye intambara n'ibibazo by'umutekano muke mu Rwanda. Mu mwana wa gatandatu mu bana 9 bavukana, akaba yarakuriye mu muryango w'ubukene ariko nanone yubakiye ku ndangagaciro zikomeye z'umuco nyarwanda, ubupfura, umurava no gukunda igihugu. Mu buto bwe yagaragaje ubushake bwo kwiga no kurwana ku burenganzira bwe n'ubw'abandi. Ubuzima bwe bw'ubuhunzi bwamuhaye ishusho y'ukuntu abantu
abantu benshi batagira kivurira bituma agira indoto zo kuzavugira abacecetse. Nyuma yo kuva kuri radio yitwa BNB Kigali, Mutesi Scovia yatangiye urugendo rwe nk'umunyamakuru wigenga. Yashinze urubuga rwa YouTube rwitwa Mama rwa Gasabo ndetse na YouTube channel iri mu mazina ya Mutesi Scovia. Akoresha izina rero rimuranga nk'umubyeyi w'igihugu wita ku burenganzira bwa buri wese. Kuri YouTube atambutse ibiganiro bikubiyemo inkuru z'abantu basizwe inyuma n'iterambere, ibibazo by'abaturage batagira kivurira ndetse yewe no gukemura abayobozi no gusesengura ibibazo by'igihugu mu buryo bwimbitse neza. Inkuru ze ntizishingiye ku kunyura abantu ahubwo zishingiye ku kuri, ubuvugizi n'impinduka. Izina Mama rwa Gasabo rihishemo byinshi, ni ikimenyetso cy'ubumuntu, urukundo rw'igihugu n'ubwitange. Yitwaga atyo n'abantu benshi kubera uburyo yafataga abaturage akabavugira, akabumva neza n'ibyo bamubwira byose akabyumva kandi akabigezaho bikwiye kuba biri, akabafasha kubona uburenganzira bwabo, akagira uruhare mu kubafasha guhabwa ubutabera cyangwa se ubufasha bwihuse. Mu biganiro bye yagaragaje ko itangazamakuru ritagomba kuba urubuga rwo gusebanya, ahubwo rigomba kuba icyuma gikomeye cyo kubaka igihugu. Mu mwaka wa 2024 Mutesi Scovia yatorewe kuba presidente w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenga RMC. Uru rwego rero rukaba rushinzwe kurebera hamwe imyitwarire y'itangazamakuru no kurengera uburenganzira bw'abanyamakuru mu Rwanda. Kuba yarahawe iyi nshingano rero ni ikimenyetso cy'uko igihugu cyamwemeye nk'umunyamakuru w'inyangamugayo ufite icyerekezo kandi wizewe n'abamukurikira n'abamukoresha. Aha rero yahise asimbura Cleophas Barore, undi munyamakuru w'inararibonye. Mutesi Scovia rero ni umugore wubatse ufite abana babiri. Avuga ko bari umubyeyi ukunda umuryango we cyane ndetse yewe ibakanabihuza n'umwuga we mu buryo bushimishije. Hari igihe yigeze gutangaza ko kugira umuryango bimuhesha imbaraga zo gukora cyane kandi akaba azi neza ko hari benshi bamufata nk'icyitegererezo. Mu rugendo rwe rw'itangazamakuru Mutesi Scovia ntiyaburiyemo ibigeragezo byinshi, gusagwa n'abayobozi batishimiye uburyo abashyira ahagaragara, kugeragezwa kw'imitima n'amagambo mabi ku mbuga nkoranyambaga, ariko byose yabinyuzemo ahagaritse umutwe ndetse yewe yihagararaho kandi akomeza kuba mu ruhande rw'ukuri. Mutesi Scovia uyu rero akaba atanga isomo rikomeye mu itangazamakuru, gukorera rubanda, gushaka ukuri no kugumana ubupfura. Yagaragaje ko n'umunyamakuru wigenga ashobora gukora ibintu bikomeye agasigira abanyarwanda ubumenyi n'ubuvugizi n'impinduka. Abaturage benshi rero bamuzi nk'umuntu uvuga rikiryana rwose, udatinya kuvuga ibitagenda. Abakoresha YouTube bo bamushimira ko batanga ibiganiro bifite ireme birimo n'inkuru z'amarangamutima. Hari n'abavuga ko yakwiye kuzajya muri politike kuko nyine afite ubushobozi bwo kuyobora igihugu mu buryo ufite icyerekezo. Mutesi Scovia uyu si umunyamakuru usanzwe, ni urugero rw'umugore w'inararibonye wiyemeje kuba ijwi ry'abatavuga, umutima w'ineza mu itangazamakuru ndetse yewe akaba azanahora yibukwa nk'umwe mu banyamakuru bagize uruhare rukomeye mu guhindura isura y'itangazamakuru ryo mu Rwanda, rikava ku kwishakira indonke rikajya ku kurengera abaturage. Mu gusoza rero nakubwira ko Kakozankwiriza Charles cyangwa Kensi ari urugero rw'umuntu wakoresheje impano n'ubushake bwe kugira ngo yigeze ku ntego ze. Mu itangazamakuru, ubucuruzi na siporo yamaze kwerekana ko ushobora kuva hasi ukagera hejuru hashoboka, ugatsinda imbogamizi kandi ugahindura amateka y'urwego urimo. Mutesi Scovia rero nakubwira ko ari icyitegererezo cy'uko umuntu ashobora kuba inyangamugayo, umunyamakuru w'umuhanga, ariko kandi hejuru ya byose akagira ubuzima busetsa bufasha abandi kunezerwa. Umugore w'icyubahiro n'umutima wiyoroshya, akaba mu gihe kimwe ari MC, umubyeyi, umuntu utuma abantu baseka ndetse yewe akaba n'umuyobozi. Urugo rwe rutwibutsa ko uburemere bw'umuntu butavanaho kumwenyura. Ni nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya. Ngaho kora subscribe, ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.